mwana oya uburetse nje ubumbanze nkubwire umbwire icyo se none ubu je sinyikeneye umuntu nkunda zira nkundo za hato na hato nyine yunyitaho ukwita sata gukunda ibyo bimaze iki oya ni waba utankunda ariko nje unyitaho muri macu ubundi nje sinyishaka n'inkunda nyine y'umukozi umukozi ugutekera se ugufurira ugukorera oya sinshaka kumfurira bira bintu bya turi kuvuga je nyine umuntu uzajya unyitaho kuri buri kimwe cyose kumfurira buri kimwe cyose nkuko umukozi abameze nka shebuja Ese umuntu azakwitaho atagukunda azaba ari umukozi ariko oya nje nyine nshaka umukozi sinshaka inkunda sira nkundo za hato nato nkundaye kuri telefone sinyizishaka muri make nshaka kuyita ku buzima bwanjye by'inkundo wapi ubwo shaka umukozi muri make siko nabyita ariko ubundi urebye nuko nabuze ukundi kuntu nabikubwira ariko nshaka kurenza umukozi n'ukuntu nzi uri mapenzi oya bira bintu byo kurara kuri telefone ngo ndi mu mapenzi ngo I love you sinyibishaka nshaka kunyitaho ukwitaho umwita umukozi si ubwo azaba kumariye mani wewe bira bintu ntabwo ubizi kurara kuri telefone uvugana n'igisambo buri gutanga keya ngo sheri I love you too wamara kumukupa ashaka itamagazwa na bya gafarini bikajya kumutereta nanjye mvuye nihanyaguye nkavuga amasaha 5 nkayafunga shana bya gafarini bikahita bijya kumutereta sha sinyibishaka gaha n'ukuntu nzi wo ukunda ijipo wowe woreka ubareka ubwo avuga ko wabuze ibyo uvuga ukareka kuvuga ati ngo ngiye gushaka umukozi byihoreho nabyo ubundi ngiye nshaka kuba ubuzima bwa cyami nyine umuntu nyitaho rero mu byo kwirirwa tubeshyanye inkundo wapi nshaka umuntu nyitaho ameze nk'umukozi wanjye uri pasono ngomba kubaho ubuzima bwa cyami umwami se kaba afite n'abaja wabaje uzabakora hera nyine ubwo buzima nibwo nshaka ubundi kera nta mwami wateretaga bino bintu byacu byo kuvuga uti sheri umeze ute ngo wavuye ku kazi wavuyeho ryari nta byabagaho umukozi umwami yabaga afite abakozi bose bashinzwe kumwita ushinzwe kumwambika kumwoza nibwo buzima nshaka mu byo kuvuga urara mbeshya abantu bambeshya farini we ko ngo nawe ufite inshuti gafarini urabona uriya muntu buriya ari muzima nta shuti murimo inshuti ni Yesu nuwo nshaka kugira umukozi nabyo binanira baca umugani mu kinyarwanda ati utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi nari mbizi ngewe ibyo bintu uri kwivugisha nushaka ubivanemo ushaka kubaho na cyane ubundi ubuzima bwanjye bugomba kuba ari ubwa cyane nta mwana w'intare waraye kuri telefone akubita I love you none uw'ingurube n'uyiraraho di ingurube rege yobodwa n'intare none se ubwo nge ndi umwana w'intare ndaye kuri telefone ngo I love you sheri ngo uraye ute reka umuntu nyitaho gusa none ingurube gutwaye umwana disi we farine sha gusa nazagaruke muri urugo mari nuje uzako mufitanye gando ry'umugera muri ahandi hantu azagaruka no hano oya ahubwo uzabirenganye umukobwa none se gafari yaraterese umukobwa areme wese wamurenganyiza yico uzarenganye umukobwa gusa kira gisambo nacyo ngo nimbabazi kira kuri telefone cyintwarira umwanya bwira uti sheri I love you ndagukunda ndi umwana w'intare sha cyaga French kitagihindukira sha nacyo kikajya guterera nimba utamwitaho neza se Kafarina akaba yaje none afite spiro niyamutwara none wadise nibagiye kubikubwira ejo bundi kwa kabiri mubona mutwaye kuri spiro banjye sinshaka ibyo ngibyo reka ibyo kuba ngo ndaramwe sindamwitaho ne muheke se muterure se guteze Kafarina namwita afite umwanya wo mwitaho nanjye sinyishaka ko nitaho unyitaho azakwitaho utamwitaho nibyo njye hari umwami witaga ku muntu umwami w'akazi ke kari gahari ni ukwishima ninde wewe uvayo ushimisha wowe nyibutse ibyo narose nibwo buzima nshaka nimba ari ibyo ngibyo urapfuye urasaze n'izina ry'Imana bakujyanye imagere nyine ngomba gupfa ndiyisi cyo bita kurya ubuzima ibintu byo kubaho ndara mangayitse wapi sinyibishaka mbabaza aragusarishije pe gaha buretse ansaza ute ngo ushaka kubaho n'umwana Nzungu iwabo Vanessa ubu namwangaje mbere na mbere umukozi ubona atari keza karambiramo umukozi mwiza noneho Vanessa wo kwa Nzungu ugiye kumugira umukozi Vanessa ubundi niwe nshaka nkajya muvimvira nk'umubwira uti wowe bimeze bite hariya ikintu wakinkoreye cyangwa ntacyo nkoreye wambwiye keya
wamaye keya, wambwiye ko nkunda, wanyogereje inkweto, wanekeye, nibwo buzima nshaka. Ngo fasta ngo ubikore n'umusazi nibyo ushaka. Abikore nje mbikora nk'umusazi, wabikore nk'umusazi. Nyina abikore n'umusazi. Hoya. Abikore nk'ubikorero. Ko ntabwo ndo umusazi ariko kwabikora nk'ubikora umusazi. Hoya. Abikore cyane ahubwo abinkorere biryohe. Fasta. Gusa ariko mwana, iriya nshuti Gafari. Katubireka ko nyine sinabirenganyiriza. Uzabirenganyirize mbabazi. Nese ndamurenganza abanongeye guhurira. Kandi ari wewe. Kandi nange Nzungu tumaje kuvuga. Ntabwo twavuganye nako. Nzungiye kujya kwa Nzungu tukavugana. Vanessa ubundi kumurambageza. Nje nzajyana mwishyuye ikintu cyo gutereta wapi. Miga umuntu unyitaho. Ngaho rero Vanessa agiye kubirenganyirizwamo. Kandi agiye kubona akazi, agiye kubona uwo yitaho. Ese uzamuhemba. Ikibazo sa amafaranga nyine yunyitaho. Ntabyo kuvuga ngo umuntu ngo azaza ngo mufatanye guhiga ubuzima simbishaka. Se nyine wo dufatanye gutera imbere, nyine uza akamfasha kubaho neza. Aha, Gahanga arasaze noneho karabaye amaye nka dad. Reka nisekere kuko shaka agaho kari kundi karahandurika wakora iki se mwana. Gusa nyine sha cyaje samba shaka love zose navugaga nkazivuga. Gafari ni umukozeho Gahanga. Ahubwo mwana uretse Gafari ne usamani wikingire mu bintu byose ukora utabimbwe idakingiye nazamubona hano. Reka ngenda bwinje kureba Nzungu ngiye kwa Vanessa Vanessa ari wabo yavuye mu kazi. Gerayo. Uribuze kusubira. Gerayo nari. Ako ibyo bintu by'ubwami ubireke. Oya bireke byihorere binde. Gerayo. Bimeze bitetse kado. Bimeze bite Gaha? Bimeze bite. Genda mubwira ze hano. Nose Gaha abanje kansubuze. Iki? Banze usubuze basi tuganire wazo hano nyine tukuganira singo ngo genda mubwira ze ndamushaka. Indese. Oya mubwira ze hano, mubwira ze ntangira akazi. Inde nyine. Wiki? Uri kumbwira nde? Nta muntu uzajya umvugisha kabiri mu niyo system. Genda umubwire ngo vayo hano. Inde nyine. Hano hari abantu benshi mbwira ushaka ari we. Ese nta kintu yababwiye. Ntabwo batangarije ahagiye kujya abwiye inshingano agiye gufata. Inde. Ntabwo nshaka kujya mvugana namwe inshuro ebyiri. Umuntu uwo ari wese umenye ko ndi umwami. Genda umubwira ze hano. Mbwira nyine uri gushaka ari we mbwira ze hano. Wiki? Mbwira uri gushaka ari we. Shaka Vanessa nagabwiye icyo tugiye kujya dukorana. Vanessa usanze agiye muri douche. Wiki? Usanze agiye muri douche. Genda nyine umubwira ze ntabwo agomba kujya muri douche atarita ku mwami. Muri runo rugo ntabwo byemerewe gusanga umuntu muri douche ariko. Genda nyine umukomanje umubwire ngo umwami yaje. Ntabwo bishoboka, rindira avemo ubundi tumubwire aze kumushaka. Wiki? Rindira avemo. Ninduri wanyu mu nzu. Harimo mama na papa. Ngende babwire ko umwami yaje mubwire umucakara wanyazanye iteho. Wewe mucakara. Wiki? Wewe mucakara. Genda mubwire ugumye kumvugisha umugisha wa kana. Genda uza. Ihorere wabona ari toroma zawe. Harafunguye se mbe ngiye mu nzu. Ndana mwamugomba kwicara hanze yicara n'abana. Hafunguye mu gikari. Genda ufungure mu nzu nze nijye kwicara mu nzu. Tega ufungure da, ndabona warakaye utaza kunura n'umujinya wawe. Gira vuba. Hoya nakubwiye none. Genda mubwira za aramfungura mu. Inde nyine. Tubwiye Vanessa za tugende hano tu. Uburetse abanza arangize koga. Narangiza n'undi araca. Ese kukiyoga naroga. Kukiyoga naroga tarokora inshingano ziwe. Ninjye ugomba kubanza kwanyuza. Yanyogeje. Kakoza, wose uri umugabo we. Umwami wanyu. Wose uri umwami. Mwami wanyu. Ori Gahanga undi umwikimene. Gahanga y'ikimene. Ako gaho kakanyura byibagiwe. Ejo ndi ntabwo hagutura ku muhanda. Wimvugisha ushaka we. Kwera akakanya nta munzongera kuvugana n'amagambo yabonetse. Kimwe kumvugisha umwami. Mbere yo kuvuga ugomba kwanza ukansa uburenganzira wa gipete nukamvugisha uko ubonye. Gusaba uburenganzira se uri mama, uri papa, uri giki cyanjye. Ndi umwami wanyu wa cyana nukajya umvugisha ukuntu ubonye. Gwera akakanya Mr Gahanga mwana w'intare. Ugomba kuba ubuzima bw'umwana w'intare. Uri umwana w'intare nyabakiza. Mwana w'iki? Intare Lion. Lion ese ni ibiki? Nuko n'ibintu uri kuvuga ndi kubona tutari kujyana mu kiganiro oya brese wasinze se gasinda mari cyo wanjije namwe amusinda arizihira asinze se cyayunje kureba kundi nanjye nakoze nk'umuntu wasinze kabisa kuganira nta muntu uganira n'abana ari umwami sha ubyibutse utinze igihe ikiganiro twaganira Sipe ngo ntabwo uzaba umwami ngo ibyo bintu byiko ngomba kuba umwami ubuzima
undi nene kuba natumye sha Sipe nene kumutuma ninjije ya kiriya gicucu ngo ni Gafarini akaza kanzanira umuja wanjye nigiziye sha uhe mujari tambwira ko mushiki wanjye ari uri kwitumusha iki tambwira ko mushiki wanjye ari uri kwitumusha asona nyoko bose nabaje banje naho utavuyemo wakana cye ntabwo naba umuja wawe uko umuja wawe napfa akana ntukajya uvugana n'abantu bakuru gucyuza umuntu uri kuvugana ako gaha turetse kubeshya va no kugura ikiro kumutajyana amaraso ya cyane ako gaha turetse kubeshya ibyo bintu uri kwigira bikuye none wakurangiye umuti ko yakubeshya ngiki wakurangiye ibyo bintu uri kwigira ko yakubeshya sha ibyo uri gushaka ntabwo biri ukundi kandi ntabwo nongera gusubizanya nawe wabona ndi gusubizanya n'akantu k'akana yabyakira ubundi se ko ndakana wakohoromeye ukagenda iyo ugiye kareka kubeshya umuntu ndi mu gisagara cyanjye ahubwo uramuja bose yasoje ko gwaho igihe ure mujariko kwa nyine Vanessa nyine tuwe Vanessa nagaru umwana nyine turi umwana sorry wakana we wihanga nyine namwe ako kuri kunsondeka kandi ndi umuntu unsondeka wakana nyine utazi ahisigana utazi nawe usigaye usuzugura ngo papa na mama ngo ugiye kubagira baki abaje bawe ngo noneho ngo na mushiki wanjye ahubwo warafitwe ibyo uri kwigira mu kanya leta iraje guhiga twe nk'abamisha mwese muri abaje bacu wakane ako ibyo bintu by'ubwami wakuroze niyakarabye Mr. Umwana w'intare Gahanga ko kuri Gahanga n'ubundi wakwise Gahanga nawe se yakora genda nyine je se akari koga gute naroga mwana sindi kubyuyumva tega ndeye nimba yarangije mubwire ko ahubwo umushaka wenda wagira ngo nakana kugiye kumurangira naho ibyo bintu uri kwigira byo oya mubwira ze genda umubwire uti mwami yaje yihute genda umubwire nawe kumye kwinjira mu dawakana tajyana amaraso ya Cyami genda nyagusiga sha yihute mwami ubuzima bwa Cyami Sipe sha Sipe akamvugiraho iki n'ibiki kugura kukundo ubundi cyara nuka bame twabagaho batwabukiri dufite abajimande n'emande batugaragiye bamenye uti kwanjye bizambera umunsi nzamaje kubifitingamo fresh koje wenyine so wakana nagutumye ari he Gahanga iki reba ubwongeye kunyicaye mande mwana navuze uti genda ubwire umuja wanjye aze hano bambwire iki cyagihe je nakubwiraga ngo ari muri dushe narenze ko ari muri dushe si hari senye ngwiki usanga yagiye hese mwanze wo muri yajyanye ngo nimba ari na yaje mu rugo se yaje kundeba oya yajyanye n'umuntu bita Gafarini inde Gafarini amujyanye kuri Spiro n'umuhungu n'umukobwa n'umuhungu ugira Spiro umumotari ana yisinisho cyabame batumenyera ko tutakica abantu nicyo kibitera ndamukurisha y'igihanga aje kwamba bazanageze nta kwa Vanessa kucyo agenda ku mwami uri yamushenze ubona baye umwami sinyire mugenzi we Gafarini kabisa ni umujyanye Gafarini bigumye kumvikana wakana no sungiyeho mu mucisha igihanga jeyo mucisha igihanga nta muntu ugomba guhangara umwami mana y'isinisho oya ndamucisha igihanga ko ndi umwami kambera ndi icyana ronje ubwa kabiri ndamucisha igihanga aramucisha igihanga uko amvane sara igihanga aramucisha igihanga igihanga bakimutogiye mbere na mbere ngiye muri gahunda zanyu wiki ngiye muri gahunda zanyu oya gahunda zirenze zase genda umuci igihanga inde se genda umuci igihanga ubu nge nasinye inde nci igihanga Gafarini genda umukureho igihanga ubu nabisinye none yakoze iki noneho oya genda umuci igihanga nukabaza umwami sha umwami avuga ese ndamuca igihanga natazi icyo yakoze no kwa Vanessa mugiye unsanga mujyanye sha mbivuga ati raspiri zakora ikintu agenda umubwiye bamuci igihanga we nako nta muntu bwagenda umuci igihanga ninjye mwamutegeka ako dore Gahanga urasaze genda umuci igihanga narakubwiye ati Gafarini ajya abana wowe wigize ati ngo nabagira abakozi oya genda umuci igihanga birabirenze kurya umwana harano kurya umwana ndamucira igihanga mbabazi na Vanessa yakoze iki tanze kwa Vanessa ngo ari umujyanye sha ndagiye mura n'akana ko ku ruzingo kubi kamvugisha ibintu nawe mvugisha ibintu byinshi mukajya muvugisha umwana kandi bitwa Nzungu kananutse ajya ngo kamvugisha ibintu byinshi hoye nawe mvugisha ibintu byinshi genda mu muci igihanga ngiye ntago naca umuntu igihanga ubundi se ngende umuja wawe ubundi dukurwana n'iki mwese muri abaja banjye ntabwo wagira ute mwese muri abaja banjye mugiye kujya Gafarini wamujyanye mugiye kujya nica na Kiza
nkeneye umuntu uzajya unyitaho n'abandi bazajya bashinzwe kunyemurira utubazo ndakaje. noneho njyewe Sipe mbere na mbere kwitaho. mbere na mbere wo musha wanjye ikintu ugomba kumenya no kundeba cyane ubu ni icyaha. Uzajya undeba cyane mite mwicisha. Uri kureba ni namuneme kureba nanjye ujye ufunga amaso. Kujureba nanjye. Ako gaha bundi banyweye ibi. Ntago mba nshaka umuntu duhuza amaso ubu nasinye. Banyweye ibi. Ngomba kwiga abantu banyitaho gusa unyita ku buzima bwanjye, wita ku banzi banjye nawe nkamuhiga akaba ari aho hafi. Genda niyo ujya guhiga agafarine kandi ari wowe genda nyine umukuru w'igihanzi ngenda ajya kumwicira kandi ari wowe ushinzwe kubikora. Genda ujye kureba abandi baje banjye se ndi umuja kandi rekana nigenda muri gahunda zanjye naringiye. Uransuzuguye. Dore amasaha aragiye. Uransuzuguye. Oya ntago ngusuzuguye. Nawe baraguca igihanga. Nari bibakindi. Nawe baguca igihanga. Sindi gafarine wamujyara kanigende. Komeza muri gahunda zawe. Wiki? Komeza muri gahunda zawe. Mwese abaca ibihangasha mubaye babiri. Nawe wanze kujya kumuca igihanga. Abantu bazamenya ko igihe umuntu ari umwami mwana ngo mumwubahe. Mwese nzajya mbacisha igihanga mwe mu nsuzugura.